Reka tubasuhuze cyane nshuti bavandimwe mudukurikira kuri Beroya TV. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe. Reka dushime Imana cyane yiduhaye amahirwe yo kongera guhuzwa n'ijambo ryayo mu nsanganyamatsiko ikomeye ifitanye isano ya hafi n'ubuzima benshi tubayemo muri iki gihe. Ubuzima bw'imihangayiko ikabije ari nayo mvano y'indwara zihangayikishije isi muri iki gihe, nk'umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, stress n'izindi, bikanagira ingaruka zikomeye ku myizerere yacu ndetse n'ubuzima bwacu bw'iby'umwuka. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko igira iti reba mu nzu yawe. Reka mbere yuko tujya mbere duhombeke amaso dusenge. Mwami wacu, Imana ikomeye, icyubahiro kibi cyawe, waturemeye kubaho mu munezero, ariko binyuze mu kumvira ijwi ry'umwanzi Satani, ku bwacu twarawiyambuye. Kuva ubwo ibyacu biba uruhererekane, ibidutera kunezerwa uyu munsi ejo biraduhindukira bikaba ibitubabaza. Umubare munini w'abantu hirya no hino ku isi uhangayikishijwe n'ikibazo cy'amadeni, mbese ku buryo bisa n'aho ari umutwaro munini twikoreye, umusozi munini cyane wenda kutugwira. Ariko no kugera kuri uyu murongo uracyadufitiye icyanzu, uracyadufitiye inzira dushobora kunyura. Reka inama no guhumurizwa bitangwa n'ijambo ryawe byuzura ubwenge bwacu, maze utubere igisubizo nyacyo, igisubizo kirambye mu izina rya Yesu, amen. Bibiliya mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere itubwira inkuru idasanzwe, inkuru y'umupfakazi wari mideni, umwenda atarashoboye kwishyura. Uyu yari umugore wa Obadiya. Bibiliya itubwira ko Obadiya yari umuhanuzi. Mu gihe yari akiriho, ubuzima bw'uyu muryango bwari bwiza. Birashoboka ahari ko nk'umugabo ari we wakoraga imirimo ibeshyaho umuryango, nk'uko bimeze ahenshi muri iki gihe cyacu. Igihe cyaje kugera, Obadiya arapfa. Apfa ari mu mwenda, ideni ryakomotse ku murimo w'Imana yakoraga. Kuva ubwo ubuzima bw'uyu muryango bwatangiye kuba bubi cyane. Umwishyuza agahora ku muryango w'uyu mupfakazi, bigera n'aho yigira inama yo gufata abana b'uyu mupfakazi ngo abajyaneho ingwate babimbataze. Mbega ibihe bitari byoroshye. Uruzi umubabaro wo kubura uwo mwashakanye mu gihe ukirwana n'imibereho n'ubuzima, hakiyongeraho n'ikibazo cy'amadeni. Umwanditsi w'umunyamerika witwa Sarah East yanditse iby'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika American Psychological Association, bwagaragaje ko amadeni menshi ari imwe mu mpamvu zikomeye cyane, akaba n'intandaro yo guhungabana, indwara z'umunaniro w'ubwonko, stress, agahinda gakabije, depression, n'indwara z'umutima, byose birushaho kwiyongera muri iki gihe cyacu. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko mu banyamerika 100 batse amadeni mu mabanki, 93% byabagizeho ingaruka z'imitekerereze kubwo guhangayikira ubwishyu. Amadeni niyo ntandaro y'umwiryane no kudahuza mu muryango. Ideni aho ryaba rituruka hose ndetse n'uko ryaba ringana kose, rituma umuntu atagoheka, rikakubuza amahoro, rikagutera ikidodo n'ipfunwe mu bandi. Si iyo bigeze ku madeni dufata mu bigo by'imari, amadeni atangirwa ingwate. Mbese ushobora kugoheka ute mu gihe uzi ko inzu uryamyemo, agasambu kari kakubeshejeho, imodoka ugendamo ariyo watanzeho ingwate, ejo cyangwa ejo bundi bari buyigusohoremo? Nyamara nubwo bimeze bityo, abantu benshi ndetse hafi ya bose basa n'abamaze kwifungira mu kazitiro k'amadeni, amadeni abaremereye badashobora kwishyura. Mu nkuru yanditswe n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda kuwa 26 Nyakanga umwaka wa 2019, hagaragaramo raporo y'izamuka rikabije n'ubwiyongere bw'inguzanyo zitishyurwa mu bigo by'imari bitandukanye, aho zazamutse zikagera kuri miliyari 425 z'amafaranga y'u Rwanda, zivuye kuri miliyari 157. Mu mwaka wa 2015 ibigo by'imari byatakaga igihombo cya miliyari 10 zituruka ku madeni atishyurwa. Ibi byatumye hashyirwaho ikigo cyihariye CRB gishinzwe gukusanya amakuru arebana n'inguzanyo, kikaba gifite inshingano zo gutanga amakuru ku bambuye amabanki, bityo ntibahabwe izindi nguzanyo.
mu mwaka wa 2019 iki kigo cyari kibitse amakuru y'abarenga 1,600,000 kubwo kutishyura amabanki. Uko ubwambuzi mu bigo by'imari burushaho kwiyongera, ni nako ubuhemu n'uburiganya bigenda bibagikwira hagati y'abantu n'abandi. Ibi bikaba intandaro y'amakimbirane, umwiryane no kudahuza mu muryango mugari w'abantu. Abantu benshi mu byiciro bitandukanye by'ubuzima usanga baramaze kwihitiramo imibereho y'amadeni badashobora kuzigobotora. Bamwe imitungo yabo yari kuzabibabeshaho bo n'imiryango yabo yamaze gufatirwa. Abakozi ba leta benshi mu bigo bitandukanye bafite imyenda irenze cyane imishahara yabo, ku buryo bishoboka ko ababakomokaho bazasigara banarwana no kwishyura ayo madeni mu gihe baba batakiriho. Ngiyi inkomoko yo gukonja no kudindira by'urukundo Bibiliya ivuga umuntu akunda Imana na bagenzi be. Bese birashoboka ko umuntu uri mu kazitiro nk'aka yakwibuka ibyo gufasha Imana na bagenzi be? Ngibi bihe bikomeye umugore wa Obadiya yari arimo, ahanganye n'ideni yasigiwe n'umugabo we. Obadiya wari umuhanuzi w'Imana. Tekereza agahinda k'uyu mupfakazi nyuma yo kubona abana yari asigaranye bajyanyweho kuba ingwate n'uyu mwishyuza. Ndibwira ko ahari atabuze gukora uko ashoboye kose, ahari agashakisha mu baturanyi be, agashakisha hirya no hino mu mitungo yari asigaranye, akabura igisubizo. Maze aho bigeze yigira inama. Ku murongo wa mbere w'iki gice haragira hati, bukeye umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ariyo mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubwira ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga. Bamuzanira ibyo bintu, asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Haleluya! Mbega igitangaza! Mbega Imana itabura uko ibigenza! Ideni rituma umuntu yumva asa n'uwatandukanye n'Imana, amaherezo bikaba byanamuviramo kwiheba no kubura ibyiringiro. Nyamara kandi Imana ibabazwa n'umubabaro wose duhura nawo. Ibitubabaza byinshi bituruka ku migirire yacu idahwitse tugira. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ntitureka ngo turwane n'iyo mitwaro twizaniye, ikomeza kuturarikira kuyisanga ngo turuhure, nk'uko biboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 ku murongo wa 28 hati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mbese mugenzi wanjye, mu gihe nk'iki birashoboka ko waba uhangayikishijwe n'ikibazo cy'amadeni ufite. Birashoboka ko waba wibaza uko ejo bizamera, bitewe ahari n'uko inzu urimo, agasambu wari ufite biri mu bugwate, kandi ukaba nta bushobozi bwo kwishyura ubona ufite. Birashoboka ko akazi uriho ubona nta kigenda, ahari kubw'inguzanyo ku mushahara ubona zitarangira. Izi ngingo enye dukura muri iyi nkuru y'uyu mupfakazi ni inzira Imana yaciriye ubabazwa wese n'ikibazo cy'ideni, kandi niwemera ukayicamo, nta gushidikanya izakugeza ku gisubizo kirambye, igufasha kwigobotora ingoyi y'amadeni umaranye igihe. Amadeni atuma utagoheka, akubereye nk'ingoyi. Ingingo ya mbere, kwegera Imana. Usibye ideni rinini atashoboraga kwishyura, nyuma y'urupfu rw'umugabo we Obadiya, uyu mupfakazi yari abuze isoko y'imibereho ibitunga umuryango. Nyuma yo kuburira ahandi hose igisubizo, yigiriye inama yo gusanga umuhanuzi w'Imana Elisa, aba ari we abiganyira, amubwira ibiri ku mutima we byose. Kandi Bibiliya itubwira ko yamuboneyeho igisubizo. Birashoboka ko waba uri mu bihe nk'ibi, ukaba waratakaje akazi, ukaba warahuye n'ibihombo bituma utakibasha kubona ibitunga umuryango. Birashoboka ko nyuma y'ibi bihe wakwisanga usa n'uwicaye mu kazitiro k'amadeni,
ubona udashobora kwikuramo. Reka kuganyiriza, kuko iyo wageze mu bihe nk'ibi, inshuti wiringiraga, inshuti magara ziragusiga rwose. Intambwe ya mbere ukwiriye gutera ni ugusanga Imana. Ukwiriye kuba hafi y'Imana, ukayibwira weruye ikibazo cy'ideni kikuremereye. Birashoboka rwose ko waba ubona inzira wibwira zifunze. Imana yonyine niyo itabura uko ibigenza, izagusubiza. Ingingo ya kabiri, gukora uhereye ku bushobozi buke ufite. Igisubizo cya Elisa kuri uyu mupfakazi ni urugero ku bashaka ubufasha imbere y'Imana bose. Umurongo wa 2 w'iki gice haragira hati, Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Wibuke ko insanganyamatsiko y'iki cyigisho igira iti, reba mu nzu yawe. Umuntu w'Imana Elisa, nyuma yo kumva ikibazo cy'uyu mupfakazi, ntabwo yamubwiye ati, ngaya amafaranga, genda wishyura ideni ryawe. Ahubwo yaramubajije ati, mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Reba mu nzu yawe, umbwire niba hari icyo ufite. Birashoboka ko nawe waba ufite ikibazo cy'ideni nk'iki, ndetse yewe ukaba udasiba kubyereka Imana, ugakomeza ahari gutegereza igisubizo kimanuka kiva mu ijuru. Uyu munsi Imana irakubwira iti, reba mu nzu yawe kugira ngo ubone ubwishyu. Reba mu nzu yawe, mbwira niba hari icyo ufite. Reka gushakira ahandi. Reba amahirwe ufite mu nzu yawe. Reba mu bwenge bwawe. Haguruka ukore cyane, ariko uhereye ku byo ufite mu nzu yawe. Reba mu mpano zose Imana yaguhaye. Reba icyo wakora kiguturutseho, bitagombeye gushakira ahandi. Yego, birashoboka ko weho waba ubona ari nk'ubusabusa, ndetse yewe bigasa naho ntacyo ufite, nk'uko uyu mupfakazi yabibonaga. Muri uyu mwanya Imana irakubwira gutangira gukora uhereye kuri icyo ubona ko ari igishoro gito mu maso yawe, kandi isezerano ryayo ni uko izajya iha umugisha, ikagitubura, ukabona ubwishyu n'ibyo gutunga umuryango wawe. Zaburi 37 umurongo wa 25 hati, nari umusore none ndashaje, sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza ibyo kurya. Ingingo ya 3, kwibuka gushima Imana. Nyuma yo kubona igisubizo, uyu mupfakazi yegereye umuntu w'Imana Elisa, arabimubwira. Ukwiriye gukomeza kugirana umubano n'Imana n'igihe ubona umaze gusubizwa. Bibiliya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:8 ku murongo wa 12 iragira iti, numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe. Ere data, nawe mushiki wanjye turi kumwe muri iki kiganiro, mbese waba ubona Imana isa niyagiye kure yawe, ukaba urwana n'urugamba rw'amadeni, ukabona bimaze kukurenga rwose, ukibwira ko Imana itakibasha kukuba hafi? Uyu munsi urararikirwa kuyishyura, kuko Imana idakunda ubuhemu. Ariko kandi birashoboka ko waba ubona imbaraga zo kwishyura ari ntazo. Imana irakurarikira kuyisanga, ukayitura ibyo byose bikuruhije. Ni umujyanama n'umutabazi utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 18 hati, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Hirya y'ibyo urararikirwa gukora, urararikirwa guhaguruka, ugakora cyane, uhereye ku byo ubona hafi yawe, uhereye ku mbaraga ufite, uhereye ku bwenge wahawe, ku mpano ufite. Bona nubwo byaba bigaragara nk'iby'agaciro gake, ibi bindi birimo ubusa, buhoro buhoro Uwiteka yiteguye kubyuzuza. Uzabona ubwishyu ku madeni ufite, ibisigaye bigutungane n'umuryango wawe. Mu gihe nk'iki, umutima wawe wihebeshejwe no kwibwira iby'ubuzima bw'ejo, ukibwira uko ejo bizamera, reka kumvira ibyongorero by'umwanzi bikwereka ko byarangiye, wageze kure y'Imana. Uyu munsi agutegeye ibiganza, ategeye ibiganza umusanga wese, arahamagara ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Matayo ibice 11 ku murongo wa 18. Reka ibyo byiringiro no guhumurizwa byuzura imitima yacu, ngo bidutere imbaraga zo gukorana umwete bitunganye kandi bitwiringize, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.